Hano mwari muraho se? Sawa. Ego bana, iminsi yari ibaye myinshi ni ukuri. Yego, ni myinshi pe. Murakomeye fiyo ngiyo. Turaho, ni nayo mpamvu buriya muntu aba atekereje kuza kukureba. Cyane. Kuko mba mbona wowe warihugiye hose. Cyane, ubaye umwana mwiza, erega kuba mu rugo wenyine nabyo biragora. Ntimukajye mundenganya nta mutima mubi mba mfite. Ese uba uri mu rugo wenyine, umugabo ntawubaha? Uyu mugabo ashobora kuba adahari, ariko noneho ntabwo bivuga ngo erega niyo yaba anahari. Bana nyaruka ariko ukaza ukatureba, ubu se umukozi umuntu ufite umukozi kandi uracyariwe. None se wavuga ngo usize umukozi, burya iyo usize umukozi mu rugo hari ibintu byinshi bigenda bipfa, uvuga ngo we ntabwo uramubonye ngo reka umusige mu rugo, hari ibyo uba ugomba gukurikirana mbere y'uko ugera ku muntu ababitekereza akavuga ati ese bari abantu nk'ukagira imana we ntabwo bazagira ngo ni umutima mubi. Nubwo nyine bibaho, gusa ariko n'ubundi nabonye n'umukobwa wawe amaze gukura kandi amaze kurangiza, sinzi impamvu rero wumva yuko utanatarabuka kandi ubona aba akavanyemo usiga mu nshingano. Ni ukumubona umubyibuho gusa aracyari umwana. Ni ukumubona umubyibuho gusa aracyari umwana. Yego kuma hako nawe urakabije. Ubu se ngo uriya mukobwa ari mubi kuri ya uri hafi gushingira uratanga. Uburura washingiye umuntu ungana kurana wabo. Ugomba kumutoza ndetse umuntu w'imyaka 18 ntabwo wenda hari ibyo agenda akoramo wenda umuntu akagenda amwerekera, ariko ntabwo wamwizera ngo uvuge gusiza umuntu ku rugo. Kandi nanone n'urunyeshuri ruba rukirimo, nyine iyo umunyeshuri akiri umunyeshuri n'undi mu mutwe aba akiri umwana ntabwo wamuterera urugo ngo uragiye.